surprise fata iyi mvirope Yesu abaho umugisha ariko uraza gukuramo wereka abantu badukurikiye yego kugira ngo twagupfunyikiyemo ibishwambaga hanyuma n'iyi mvirope nayo izawe urakoze ayo ni amafaranga yego nicyo Mugisha Rwanda TV yaguteganyirije urabona nyuma yuko tumenye ko wibana kandi ukaba ufite inshingano z'abana benshi twavuze ngo reka tugure icyo gitenge pe ibindi abandi baraza kudufasha nabo ariko aho muri iyo mvirope twashyizemo ubutumwa butoya kugira ngo ushobore kugira icyo uza kugura tuvuye hano ntabwo dukeneye ko abantu baza kugira ngo ni ibipapuro twashyizemo dore ni amafaranga angahe si 5,000 yego rwose ubushobozi rero nari mfite jewe nk'umuyobozi wa Mugisha Rwanda TV nubwo ngubwo Yesu abaho umugisha navuze ni sinjya kureba uriya mubyeyi nta gatenge mushiri yego ushobora gusanga yambaye ubusa nkagira isoni cyane ko mu byo twaganiriye wambwiye ko umutware hari ukuntu byagenze yego ubu rero navuze ni ngohe n'utwo 5,000 nitwo nari mfite uze kureba ko waguramo wenda n'icyo kurya cy'irijo hanyuma ubundi tuzagaruka aha turaza gushyira nimero zawe ku kiganiro umuntu wadukurikiye wumva yagufasha azagufasha tugiye kuganira rero aha abo bana bose nabawe ya twari turi kuvuga ngo nyuma yuko tuvuye inaha ubuzima bwagenze bute byari bimeze bite ubuzima bwagenze neza nk'agahe gatoya kubera ibyo mwari munsigiye ariko nyuma biza kuba ibibazo ubuzima buragoye cyane buragoye kugira abana mu mashuri biga batarihirwa buriya nk'uko ngize ikibazo kuko turi mu masaha y'abanyeshuri abana bakaba bari ku mashuri ariko ngize ikibazo cyo gusanga abana bose bawe bari hano bari hano kubera ko nari nababwiye ko uraza kudusura bifuzaga kukubona ngo bagusuhuze bari bazi neza wabagiriye niyo mpamvu banze kujya ku ishuri batakubonye yego hanyuma mbere yuko tuza gukomeza ikiganiro hari ibintu Mugisha Rwanda TV yaguteganyirije igiye kubanza kuguha kugira ngo wenda nimba ari n'umwana wari ugiye gusubira ku ishuri atariye cyangwa se wari ugiye nk'uyu umbwiye ko yakoze agisiguraza ko ubisobanura babyumve wenda uze kuba waba ukemura icyo kibazo hari ibintu rero twaguteganyirije reka bigushyikirize ari bitoya ariko uzabona n'ibindi birutaho cyane yego rwose murakoze Imana ibahumigije Mugisha TV rero yaguteganyirije igitenge hano yego igitenge urabona ntitwaguherukaga nanjye ndabivuze nagira ngo mukoreshe nicyo Mugisha Rwanda TV yaguteganyirije urabona nyuma yuko tumenye ko wibana kandi ukaba ufite inshingano z'abana benshi twavuze ngo reka tugure icyo gitenge pe abandi baraza kudufasha nabo ariko aho muri iyo mvirope twashyizemo ubutumwa butoya kugira ngo ushobore kugira icyo uza kugura tuvuye hano ntabwo dukeneye ko abantu baza kugira ngo ni ibipapuro twashyizemo dore ni amafaranga angahe si 5,000 yego rwose ubushobozi rero nari mfite jewe nk'umuyobozi wa Mugisha Rwanda TV nubwo ngubwo Yesu abaho umugisha navuze ni sinjya kureba uriya mubyeyi nta gatenge mushiri yego ushobora gusanga yambaye ubusa nkagira isoni cyane ko mu byo twaganiriye wambwiye ko umutware hari ukuntu byagenze yego ubu rero navuze ni ngohe n'utwo 5,000 nitwo nari mfite uze kureba ko waguramo wenda n'icyo kurya cy'irijo hanyuma ubundi tuzagaruka aha turaza gushyira nimero zawe ku kiganiro umuntu wadukurikiye wumva yagufasha azagufasha tugiye kuganira rero aha abo bana bose nabawe nabanjye ubu se ubona ibyo kurya ubagaburira nyine biragoye ntabwo navuga ko ku manywa bajya rwose bajya nijoro ni ukuvuga ngo murya rimwe ku munsi ni rimwe ku munsi nabwo nyine ni pari chance harya musengera muri ADPR musengera kuri ADPR ya ntabwo byoroshye
urugendo rwawe rw'agakiza rwaranzwe n'iki? mbona ari ibigeragezo gusa kuko aho ntabwo nigeze mvuga ngo ndapaganye. Reka saba uyu mugabo agufasha ibyo bintu bitakomeza kukubangamira icyo gitenge. Atubona ntabwo nigeze mbona ko napaganye ngo njye kure y'Imana, ariko ibigeragezo ni byinshi, intambara ni nyinshi, ariko ndakomeye. Urakomeye. Niki kijya kikugora mu buzima? Ikintu kingora mu buzima ni ukubona mfite abana bangana gutya nkabona baraburaye. Ni ikibazo gikomeye. Nareba ukuntu abandi baba bafite wenda nk'igikoma barabaha, nkabona abanjye ntacyo babonye. Biragoye. Hanyuma kwiga mu mashuri hari ubwo babura amayinifomo bakagenda bambaye ibintu, nk'ubu urabona ko abo ngabo nta inifomo bambaye, nta inifomo bambaye. Ubwo uko niko biga bambaye gutya, biga bambaye uko, nta inifomo, nta mafaranga mu ishuri. Mbese ubwo ngubwo n'uyu nguyu ari mu wa 3 segonderi kandi siturishura n'umunsi n'umwe, kandi bagiye gukora ibizamini. Biga yambaye izo nkweto yambaye ni izi ngizi agiye ntazi. Biga mu wa 3 segonderi. Ubwo urumva si tubizi nimba bazanamwemerera gukora ibizamini kandi tutarishyuye. Reka tumubaze twumve uko abyumva. Witwa nde? Nyamugabo. Twese ni Nyamugabo. Uri mama wawe? Cyane. Uramukunda se? Niki kintu mu buzima ujya wifuza? Mba numva nakwiga nkaba umuntu ukomeye nkagira aho ngeza mu rugo nanjye njya hanze. Ni ukuvuga ngo uvuze ijambo ryiza, urambwiye ngo ikintu ujya wifuza ni ukumva wakwiga ukagira aho ugeza mu rugo nawe ukagira aho wigeza. Izo nzozi ntabwo ari abana benshi bazifite, urumva? Abana benshi biga. Iyi nzu se izababwira ko mbona yasadutse, ntabwo nayo nabibonye. Ibibazo. Ariko nta bundi bushobozi twabona bwo kuyikora. None Mugisha harya witwa Prince. None Prince, uriga ukagira amanota meza, hari umuntu watekereza kugira icyo agufasha ariko agatekereza ati Prince buriya mu ishuri arafata cyangwa ni umusore? Sinavuga ngira ngo uko meza cyane ko ubwenge bwanjye nzi uko nishoboza n'Imana ikabimfashamo, ariko sinari nzi neza cyane. Ni ukuvuga ngo amanota yawe ntabwo ari mabi rwose, uri umuntu ugerageza ibintu bikagenda neza. Icyo wifuza rero, urifuza kwiga. Ujya gusenga se? Cyane ndasenga, mba n'urwaye ndi n'umucanga. Ugeze mu wa kangahe? Mu wa 3. Ubu uri gukora tongoni? Nzakora mu kwa 6. None se mama we nk'uko abivuze koko ntabwo urishyura ishuri? Hafi kuva mu wa mbere. Wishyura angahe? Ku gihembwe cya 19. Umwara yabuze 19,000. Ujya ufata umwanya ukabisengera? Cyane njya mbisengera. Nagira ngo ubwire rero ngo wihangane, inzozi zawe uzazigeraho. Urumva? Ndatekereza hari abantu badukurikiye bafite umutima w'urukundo, urumva? Bazahamagara mama wawe, sibyo? Bakagira icyo bamubwira. Kandi natwe Mugisha TV tubereyeho gufasha abantu, tubereyeho kumva imibabaro y'abantu. Iyo wageze kuri Mugisha TV uba wagize umugisha, sibyo? Ntucike intege, kuraje ukomeze wige. Ndatekereza ko ibyo bihembwe 3 umaze utiga, urumva? Hari umuntu udukurikiye hano waza gukorwa ku mutima ukabona arabikwishyurira. Hagize umuntu ukorwa akabikwishyurira, wavuga iki? Gushima Imana, nayishima bitagira uko bisa nyine ko yabikoze. Inkweto ihenze wambaye ni yangahe? Natenze nambaye nagenze 15.
kuva ubayeho inkweto ihenze wambaye ni 15,000. Pwe Imana iguhe inkweto. amen ndazakira Imana iguhe inkweto. Kandi tuzagaruka kukureba tuzizanye. Siko bimeze ngaho subiza mikoro mama wawe. Niko wese kari kuje n'inzara. Uburwayi bubi cyane. Ni ibiki byasheshe? Ni ibihara. Ni indwara y'ibihara. Imana imukize. Wamujyanye kwa muganga se? Cya kibazo cya mituweli nyine biragoye. No kurindira ngo mbona. Nukuvuga ngo ubukene ufite muri iki gihe ubuzima ubayemo nk'umudamu usenga wizera Imana wubashye Imana no kwishyura mituweli y'ibihumbi 3 birakugoye. Reka tubwire abantu badukurikiye tujya twumva abantu bakora ibikorwa byo kugurira abantu za mituweli bari mu bihugu byo hanze ndetse no mu Rwanda. Uyu mubyeyi turi mu rugo rwe hano mu murenge wa Ririma hafi neza n'ikibuga cy'indege, ari mu nzu y'icumbi nayo mwayibonye ko yasadutse yenda kumugwaho. Afite abana urera hano ni bangahe? Afite abana 8. Nta mugabo bari kumwe, ngira ngo wamubonye. Umugabo bari kumwe n'uyu munyeshuri uheze umajije kuvuga n'umuhungu we. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ngo icyo tubiba nicyo dusarura. Ubibira mu mubiri azasarura kubera, ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Kwita kuri uyu muryango ukaba wawugura mituweli y'aba bana 8. Turaza gushyiraho nimero zabo. Nimero ya ni kangahe? 078 Subiramo. 151. Izo nizo nimero zawe ubonekaho. Mu bintu ujya wifuza ubuzima. Urabona hari igihe umuntu asenga akaba ari gusenga akavuga ati Mana nunkorera iki kintu nzishima. Mera nkaho uri kubwira umuntu rero aba bantu bari kukureba hano baza kukureba barumva ubaye nk'ikintu ujya usengera ukavuga ati Mana narakumenye ndakubaha sinataba abana nk'uko se yabataye nihanganana nabo, nk'ikintu ujya wumva Imana yagukore mu by'ukuri ukavuga ati ndayishimye. Jewe ikintu mba numva nasaba Imana yampa igishoro nkacuruza nkabona uko ntunga abana banjye. Igishoro uba wifuza ni nk'icyangahe? Niyo nabona 500 natangira nkacuruza kandi nkatunga abana. Sure. Reka tubwire abantu badukurikiye ko 500 ari amafaranga make cyane. Hari abantu 5 bateranyiriza uyu mudamu igishoro, ntituzongere kumva arira, ntituzongere kumva yabuze mituweli. Ni ukuvuga ngo icyifuza afite yavuga ngo Mana mbonye Mana kuko kuki ntayafite nyafite mbanyaguhaye. Ariko uyu mudamu aravuze ati ikintu nashima Imana niyo yabona no hejuru akabona na 2 miliyoni imwe, ariko aravuze ati mbonye 500 nkajya ku isantere nk'abandi ngacuruza natunga abana banjye kandi nkajya menya kubishyura mituweli kugira. Mbese hari akazi ugira? Nukwirwa no mu rugo. Ubwo ko nari mbaye mfiteho nari koreraga 20,000. Urumva kwirirwa mu bana b'abanyeshuri 20,000 gutunga umuryango biragoye. Gutungamo umuryango ukishyiramo icumbi ubamo ugashakamo ubuzima no kubaho ntabwo biba byoroshye. Reka tubwire abantu badukurikiye yuko uyu ni umuryango twasuye nk'uko mubizi Mugisha TV Rwanda ni televiziyo yanyu, ibereyeho gufasha, ibereyeho kumva ibibazo by'abababaye. Uyu muryango mushyize imbere yanyu. Uyu mumama aragira ati mbonye 500 natunga umuryango, ariko abonye na 1 miliyoni byaba byiza. Nimero ze yazitanze. Hari umwana w'umukobwa mwiza usa na nyina bicaranye hariya, ndagira ngo ngire ikintu mubaze. Nitwa Ndebe, bigira abantu bagukurikiye. Nitwa Nezero Sikovia. Hari umunyamakuru witwa Sikovia, waba umuzi? Ntabwo mujya mureba ibintu bibera kuri social media? Ntabwo tubibona kubera ko nta kintu dufite twabirebaho. Ni ukuvuga nta televiziyo nta na telefone nibyo? Wiga mu kangahe? Niga muri wa 5 primaire. Wa 5 primaire. Ujya ugira amanota angahe? Ngira nka 50. Ujya uba kangahe? Wa
wa cumi ni umwanya mwiza, ntabwo ari umwanya mubi kuko hari n'ababa banyuma. aha ujya wumva mu buzima urasenga? hari korari ubamo se? nyibamo. iyi witwa uba uri korari yitwa ngo iki? Abarinzi. korari y'abarinzi ni iy'urubyiruko ni iy'abana? Ni iy'abantu bakuru. wowe uririmbana n'abantu bakuru? ni nayo mpamvu uvuga nk'umuntu mukuru. okay, korari abarinzi. iyo uri muri korari abarinzi icyifuzo ujya usengera iyo mwakoze amasengesho ni iki? Ni icy'uko twava muri ubu bukene tugakira tukareba aho twigeze. ni uko mwava muri ubu bukene. bivuga ngo uko usenze ubwira Imana ati Imana kuraho umuryango wanjye ubukene. niko bimeze? wowe ubaye ukize wumva waba ufite iki? nyereka nk'inzira zawe z'ubukire. ubaye icyakubwira ko ukize ni ukuba ufite iki? ni ukuba mfite inzu yanjye. yego. televiziyo. ufite na televiziyo. uba wumva ushaka kureba amakuru y'igutambuka ariko nta televiziyo. Imana ibyumva ibikoreye. ukunda Imana se? ndayikunda cyane. ujya ujya mu masengesho usenga nijoro? mukararayo mu masengesho? Imana se nta muntu wigeze agusengera ngo agire ikintu akubwira Imana ikuvuzeho? ntacyo yari yambwira. ntacyo yari yakubwira. mama se ntabwo ujya wumva ibintu avuga wenda nk'Imana yamubwiye? arabimbwira. akubwira ngo iki? ambwira ko Imana yamubwiye ko izamukura mu bukene akabona igishoro kandi icyo azacuruza cyose azunguka. ni ukuri ko Imana yamubwiye? igishoro rero agiye kukibona. nanjye ndumva Imana imbwira ko mama agiye kubona igishoro. nabona igishoro se ubwo ntuzakimara wirira amandazi? ahubwo uzajya umubasha kujya ashunga neza. uyu munsi se kutagiye kwiga? impamvu ni uko twashakaga kukubona. Imana ibaha umugisha. rero naje urumva kandi ndizera ko bizagenda neza. umbwiza ukuri, mu biryo ujya ukumbura iki? icyo nkumva ntumbeshye. nkumbura ifiriti. ukumbuye ifiriti? ndababaye. nzagaruka hano nkuzanira amavuta kugira ngo uteke ifiriti. sibyo? ikintu ukumbuye ifiriti. inyama uheruka kuzirya nka ryari? nkuruka kuzirya kera. ubwo uri kuvuga ngo ukumbuye ifiriti n'inyama. hanyuma rero twebwe twitwa Mugisha Rwanda TV. wayumvise? uwo twitwa ngo iki? Mugisha Rwanda TV. ni televiziyo ishinzwe kumva ibibazo by'abantu ndetse no kubafasha no kubagira inama. ubutaha tuzagaruka tukuzaniye iyo firiti ndetse n'inyama. sibyo? ubwo rero ugende wige neza kandi ntabwo tuzongera gutinda. tuzaza vuba none. Imana iguhe umugisha. ngaho usubiza mama. Mbese ko mwana akeneye iki? inyama n'ifiriti. Imana ibimuhe mu izina rya Yesu. icyifuzo cye Imana icyumve kandi Imana igisubize. ni ibiki bijya bikubangamira mu gakiza kawe? umaze igihe kingana iki ukijijwe umurimo w'Imana wo wakwiye, ariko ni ibiki bijya bikugora mu gukorera Imana? intambara mpura nazo rwose gukorera Imana ni byiza. yego. ariko nk'ubu dushobora kuba dufite repetisiyo. natekereza ko abana mbasize nta kintu barajya nka repeta n'ubundi numva nta mahoro mfite. ni ibintu bingora cyane, ni byinshi bingora. hari ubwo abana baba bashaka kujya gusenga bakabura umwenda wo kwambara ngo bajye gusenga cyangwa inkweto. nkumva nabyo birambangamira kandi nakagombye kubamenyereza inzu y'Imana ari bato. bivuga ngo umuntu ufite imyenda rwose isabe abantu badukurikiye, umuntu udukurikiye ufite imyenda ashobora kwitegereza uyu muryango ukatubwira ko ugafasha uyu muryango mu rwego rwo kuwandika. nibutse
Yesu azabwira abantu kuri wa munsi ababwire ngo nari nshonje mwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Rero ibyo dukora, imirimo dukora nizabaherekeza. Aba bana biga bambaye gutya ndetse bigana utu dukweto muri kubona two tudodadoda ngutu, murabibona. Rero kwita kuri uyu muryango, inshingano zacu ni ugufasha, kandi inshingano zacu ni ugushyigikira abantu bafite ibibazo nk'aba kugira ngo bashobore gukorera Imana. Kandi ndazi neza ko Imana izarushaho kubaha umugisha ndetse no kubakingurira imiryango yayo. None se mama, ako kanya bakubwiye ko ikintu bifuza cyane ari igishoro, ariko abantu bakeneye kumenya, ni ibiki byakubayeho, wagiye uhura n'izihe ngorane kugeza ubu usigara urera abana wenyine, ni ibiki mbese intambara z'urugo rwawe, wenda ntuzivuge mu buryo buri open cyane, ariko uvuge ubu gato kugira ngo bamenye ese uyu mama ninde, ni ibiki byamubayeho, intambara yahuye nazo n'izihe zituma asigara yirengereye abana 8, bikaba ari byo bituma utagishyira amaraso ku mubiri. Biri gusiga ungana n'abakobwa bawe. urumva njyewe wenda ntekereza ko impamvu ibyo byose byambayeho ari uko nabyaye abana benshi nkabura ubushobozi. Hanyuma ubwo umugabo wenda hari igihe umugabo areba akavuga ati uyu muntu yabyaye abana benshi, ntabwo ngewe nkikeneye no kumwitaho, sinkikeneye kugira nti, bigatuma wenda akora ibyo ashaka. Ni icyo ngicyo rwose cyabayeho cyo kubyara abana. Ngo ni ukureba akabona ufite abana benshi, akavuga ati aba bana sinabona ibyo kurya bibahagije, ariko abo bana ntuba warabibyaranye wenyine, akishakira ubundi buzima bworoshye, akajya kwirira yirira kandazi gasambuza yiririya, abandi babuze n'icyo gutamira. Ntabwo byoroshye. Kandi noneho ubu abandi barajya mu biraka bagakorera 5, ariko ngewe kubera mbyara mbaze ntabwo nashobora kunama ngo nkiye. Aba bana bose baba babyaye bazwi inshuro 5 mbyaye, hanyuma abandi nababyaye neza. Rero kwa muganga bambwiye ko ari ikibazo ntabasha kuvuga ngo nahinda. Ni ukuvuga ngo uretse n'ubuzima ubayemo n'umubiri wawe ubwawo wabaye igisenzegere, kuko umaze kubagwa inshuro 5. Uteganya gukomeza ukabyara cyangwa warifungishije? Njyewe ntabwo nakwifungisha kubera Imana nitanga urubyaro. Yego. Ubwo ngubwo nibishaka nzongera mbyare, kimwe nuko yampa konje ikavuga iti buruhutse ikagufunga, ariko ntabwo nteganya kujya muri Bonako. Ntabwo mbiteganya. Kuki uyitinya mbona ko atari nziza, kubera yuko igihe ntekereza ko ari icyaha kuri njye. Ahangaha rero uri no kuvuga ubutumwa kuri wowe, unakuyifata ute? Rwose bona ko ni icyaha, kuko niba Imana yaravuze ngo mubyare mwororoke, tugomba kubyara tukororoka. Hari abantu benshi babuze urubyaro, ngewe kurufata nkajya kurwica ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari abantu rero bari gukurikira hano baza kuvuga ati wa mugore we ko wumva abana 8 udafite icyo kubagaburira, warekeye aho wagiye kwifungisha? Ntabwo ndarekeraho, gusa hari icyo Imana iba yaravuze ku muntu. Uragifite? Yego. Yakubwiye iki Imana? Ni byinshi. Yakubwiye ko ari ntekereza ko niyo ifite ubuzima bwa nyuma ku muntu. Yego. Ndabyemera. None si ijambo abarokore bakoresha rivuga ngo nubura ubwenge Imana izakureka. None abarokore babona kuri kubura ubwenge? Nta bwenge ndi kubura. Buriya buri muntu wese afite uko agendana n'Imana n'imyizerere. Yego. Okay. Gusa nanjye ninginga Imana kugira ngo imbere abangaba bankurize rwose. Kugira ngo mwese abamukurikiye murabyumva, nawe ageze ku rwego avuga ati Mana nderera abangaba. Nkubaza ikibazo kimwe, ni umuhanuzi wakubwiye ngo ntuziyage muri Bonako cyangwa ni wowe ubwawe? Oya, ni njyewe ku giti cyanjye. Yego. Niyo mbitekereje mba numva ko ari icyaha. Yego. Naringize ngo ni umuhanuzi cyangwa ni pasiteri wawe? Ubwo ni imyemerere yawe n'imyizerere yawe. Ubu uramutse wongera ugasaba nayibyara ubu wakongera ugasama hejuru y'abana 8?
gupfa ubundi ikintu kirakubaho ntaho kijya ntaho kijya imana yateguye ko nawe azaza azaza yego Eh, ya turishimye kubana nawe natwe turishimye niki wabwira aba bantu badukurikiye njyewe icyo nababwira ni ibintu umuntu akorera mu isi n'izamuherekeza guha umwanya wo kugira ibintu bivuga ubwira aba bantu n'umukozi w'Imana uba mu rusengero rwa Adeperi nabwo umuririmbyi muri korali yitwa abarinzi urumva afite umuhungu w'umucuranzi n'umukobwa w'umudirigente ndetse n'imbere y'abari kugira ubu rero gira ikintu ubwira abantu badakurikirana icyo narindi kuvuga icyo umuntu akorera mu isi nicyo kizamuherekeza kuko ubutunzi bwo mu isi bwo amaherezo umuntu arapfa akabusiga yego ariko iyo wabukozemo neza n'ubundi ubusanga imbere yego rero umuntu ufite umutima ufasha yagirira neza aba bana banjye nabo bakabaho neza bityo tukajya tubasabira imigisha yego mbona aricyo gikwiriye hanyuma ku iherezo n'ubundi bakazabasha kubaho neza ku bana bawe icyifuzo cy'igishoro twacyumvise ariko iyo ureba abana bawe uba wifuza ko habonetse umuntu ubafasha yabafasha iki njyewe ntegeza ko kubafasha yabarihira amashuri kugira ngo nabo bagire aho bikura bagere n'aho bagera yego kuko mbese ikintu kikugoye cyane ni ubwishyu bw'ishuri ni ubwishyu bw'ishuri nicyo kintu usenga usaba Imana rwose pe icyo ni kimwe kuri wowe ni igishoro si icyo wifuza yewe nakibonye igishoro na mituweli najya nyitangira nta kibazo niba icyo umuntu acuruza inaha bikagenda ibiribwa nibyo bigenda ibiribwa ni ibintu byinshi ibishyimbo imyumbati ibijumba ibirayi ubugari ibintu nk'ibyo byose biragenda ubu uretse ahantu wicaye ucumbitse nta handi hantu ufite oya nta ahangaha reka dusabe Imana kugira ngo Imana igucire inzira hanyuma Imana ikora ibikomeye turizera neza tudashidikanya ko Imana izabikora twari tumaze igihe kinini tutagusura kuri wenyine tuzanye ibyo kurya hano bitwongeye kugaruka twagize ubushobozi bukeya duhura n'ibibazo by'uburwayi natwe duhura n'ibibazo bikomeye ariko uyu munsi twavuze ngo tugomba kuza kugusohoza dushimye Imana ko ukiriho kandi dushimye Imana ko ukiri mu gakiza sibyo abana bawe bose tukaba turi kubareba imbere ya kamera umuntu wagira icyo ashaka gukora ku mwana umwe muri aba yabona umugisha w'Imana kandi umuntu wese washyigikira uyu muryango Imana nawe yazamushyigikira ndahari igihe kugira ngo mpababere mbereke abantu b'Imana bari mu bihe bitaboroheye Yesu azabwira abantu kuri urya munsi ababwire ngo narishonje nimwangaburira ninambaye gusa nimwanyambika ababwire ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibibi kuko ntigeze mbamenya icyo Imana iturindiye ni ukwita ku bandi icyo Imana iturindiye ni ukugira ngo tugire abo dufasha abo twitaho uyu munsi muzaniye igitenge ndetse muhana biriya 5,000 kuko nibwo bushobozi nari mfite nta muterankunga wayampaye pe ariko narebye uburyo nshobora gutunguka mu maso y'uyu mubyeyi nzi ibibazo afite kandi yambwiye mbona nta kindi nakora uretse gushaka kiriya gitenge hanyuma nkamuha nariya amafaranga kugira aze kushobora byibuze kuguramo n'iby'ijoro rimwe wowe n'iki Imana ikubwiye n'iki Imana iganirije umutima wawe Imana irashaka ko ubera abandi umugisha mama muri ibi bibazo byawe itorero ryaba ryarakwegereye yego baragusuye mbese ntacyo ushinja itorero ryawe cyane cyane ko ari itorero naryo ryo mu cyaro ritifashije rwose pe bamfasha uko bishoboka ibyo kurya byaba byabonetse bakagaburira abana yego ntacyo mbashinja yo Imana igumugisha korari wayimbwiye harya ndashaka kuzaza kukureba uri muri korari uzadusure turagukomeye nzaza mbarebe n'uwo mukobwa wanjye ari kuririmba mbarebe rwose muri korari
hanyuma duhimbaze imana. yego rwose. wari umaze kutubwira ibyo wifuza ku bana ko babona uburyo bigamo bahirwa amashuri, nawe yuko icyo ukeneye ari igishoro. ese kwibana byo ntibikugora? kwibana ntabwo bingora, ntacyo bitwaye rwose. erega burya umuntu afite yesu aba afite byose. subiramo ako kantu abantu bakunda. ufite yesu aba afite byose. umugabo wawe mbese muri make washyize imbere ni yesu? ni yesu, ni we udahemuka udahinduka. mugiye kudufasha rero dusoza iki kiganiro, mugiye kudufasha twinjize mu mwanya wo kuririmba, twinjize mu mwanya wo gusenga. musengera abantu badukurikiye hano, bumvise ubuhamya bwanyu ukabakora ku mutima. musengere n'iyi televiziyo kugira ngo imana izajye ikomeza kuyifasha n'ibyo kubafasha. yego. ko kubanza kuririmba mu bakore warangiza Mana y'ukuri komeza kunyobora, uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. mwami rero Mwami kubaho ntagufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. nawe yemeye kujya ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. muri iyi si huzuye mu ruho n'amahanga, icyo nkeneye cyose simpera ko nyibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanjye. ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanjye. mw'ijuru sinzabona y'abanzi banyukura, nta n'icyo nzabura mw'ijuru ry'amahoro. nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. uri data wa twese mwiza, uri umwami
ujya uhinduka Hallelujah. umwana w'umuntu yahinduka Hallelujah. ariko wowe ntabwo ujya uhinduka Sifa ni zako. izina ryawe nirishimwe Shimwa Yesu. turagushimye muri aya masaha wemeye ko umugaragu wawe agera muri iyi nzu Urakoze Yesu. uyu ni uwutumye Kristo ari mu bo wacunguye ari mu buzahemba ubwo uzaba ugarutse nyemerera imirimo akora yandikwe mu gitabo cy'ubugingo Hallelujah. ufata imirimo yankoreye mu gihe cyashize Yego, Yesu. wongereho n'iyi ngiyi Urakoze uyandike mu gitabo cy'imirimo maze ubwo isarura rizaba rigeze nawe azahemberwa ibyo yakoze Hallelujah Yesu. tuzi neza ko wakoze neza azahembwa tuzi neza ko nitutagwa isari tuzasarura ngaho mushoboze mana yaje hano kandi hari ibyo adukoreye muha umugisha utagabanyije umuha umugisha mu byo akora byose ariko umugisha urenze iyindi ni uwo kuzakubona ubwo uzaba ugarutse fasha abadukurikiye bose baha umugisha mu byo bakora byose Urakoze, kandi Mana. ubibutse ko gukoramo bagatanga Yego. ari cyo gikuru kurenza ibindi byose Urakoze, Mana. ubibutse ko imirimo bakorera mu isi ariyo izabaherekeza Urakoze, Mana. izina ryawe rihabwa icyubahiro Urakoze, Yesu. ayiwe nibibikire bibikire ahataba inyenzi bibikire ahataba ingese Urakoze, Yesu. nibibikire kuko iby'isi byo bigira iherezo ariko ibyawe ntibizagira iherezo Yes, yes. urakoze kuri umwami w'amahoro bahereza umugisha badutekerejeho abagiye kudufasha ubaha umugisha kandi unyemerere Kristo Yego. urushaho kugenderera uyu mukozi wawe Urakoze, mu Mana. izina rya Yesu Kristo waramutoranyije Urakoze, urushaho kumuha igikundiro Urakoze, urushaho Mana. kumuha amavuta y'ibyishimo Urakoze, Mana. kandi mwuka wera arushaho kumubaho Yego, Yesu. umwibutse ko igihe kigiye kugera Yego. impanda ikavuga Yeah. kandi azagusanganira ubwo uzaba ugarutse Urakoze, Yesu. natwe turagusaba kugira ngo urusheho kuturengera Yego, urusheho Yesu. kutwitaho Yego. kandi Mana uduhe kuguma mu mwanya wawe Yego, Mana. kugira ngo tuzagusanganire nugaruka Urakoze, Yesu. uzasange turi maso rengera abana banjye ubiteho ubaha umugisha Nukuri, Yesu. kandi ubakure aho barugira aho bashitsa kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Urakoze, Mana. urakoze kuri umukozi w'umuhanga kandi ukomeze ubane nawe ubwo agiye gutaha ugendane nawe Yego, Yesu. ubwo tuzongera kubonana tuzagushima byose ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye Amen. Yesu Kristo databuja wera nzamukorera nacobo. Imana ihe umugisha abari bakurikiye Mugisha Rwanda TV ni yanyu mukore like mukore share mukore subscribe. Umurimo w'Imana urakomeje kandi ibyo dukora nibyo bizaduherekeza. Yohana yaranditse aravuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami umwuka atiye baruhuka imiruho n'imihati kuko imirimo yabo igiye ibakurikiye. Aba bana n'abawe aba bana n'abanjye. Gira icyo utekereza kuri aba bana, gira icyo utekereza kuri uyu muryango, kandi ubibira mu mubiri azasarura kubora ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Nge mwari muri kumwe nawe ni Pastor Mugisha, ubakunda ubahoza ku mutima. Hanyuma twari mu karere ka Bugesera muri uyu murenge wa Ririmani, turi muri metero nke cyane, metero hafi 50 ukaba ugeze ku kibuga cy'indege. Rero turabifuriza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu nakagaruka, kandi kwita ku bababaye ni inshingano zanyu kandi ni inshingano zacu. Imana ibaha umugisha. Uyu mubyeyi arabasengera avuga ngo uzagira icyo akora imirimo yabera izibukwa imbere Imana izibukwa imirimo yabera izibukwa imbere Imana izibukwa ayigufasha abakene bizibukwa imbere Imana izibukwa imirimo yabera izibukwa imbere Imana izibukwa ayigusura abarwayi bizibukwa imbere Imana izibukwa imirimo yabera izibukwa imbere Imana izibukwa imirimo yabera izibukwa imbere Imana izibukwa imirimo yabera izibukwa imbere Imana izibukwa. Reka nanjye mbasabire umugisha ku mwanya tumaranye,
mwakoze kubana na Mugisha Rwanda TV kandi turizera ko Imana igiye kubatungura. yego Ongera usubiremo nimero zawe hanyuma tubone gusenga. 07 8 26 06 151. Imana iguhe umugisha. ashobora kuyihamagara umwanya mutoya agasanga ntiriho kubera agatelefone kapfuye hari igihe kizimyazimya cyangwa nagacaginze ariko telefone yanjye yakomeza akayigerageza kugeza Yego, iciyemo. yego Nihagira wo kudutumaho tuzagaruka yego kandi natanadutuma tuzaza. ni ukuri Mana nkuko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. ndashaka igitero kivuga ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze kugupfa oh nanone uzaturengere tugeze kugupfa. Mana arengera uyu muryango niwe watumye mumenya nta feza nta zahabu mfite ariko mfite umutima. yego Mfite umutima uzirikana abashonje, mfite umutima uzirikana abananiwe, mfite umutima uzirikana abakene. Uyu muryango ntacyo mfite cyo kuha ariko urabifite. Ushyigikire ubaho ubutunzi. Iki gishoro ndagihamagaye muja wawe akibone ajye gukora. Nzagushima ubwo azaba ashima Imana. Ku munsi wo gushima Imana iyi kamera izaba iri mu rusengero iwabo avuga imirimo n'ibitangaza wamukoreye. Ndagushimiye ko utanze iki gishoro mu kwizera, natwe twakirije amaboko yombi mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha musezere aba bantu bari hano. Yesu abaho umugisha. Amen, amen, amen.